uko Imana ibimbwira mu 2002 irambwira iti nta kindi umuntu azira igicaniro. Nta kindi umuntu azira nizamwita uzira igicaniro kiwanyu mu miryango yiwanyu. Bwira mwene tatu duhanze amaso unaduteze amatwi, ndagira ngo usubire mu muryango wawe, waba ukijijwe cyangwa udakijijwe, urebe niki kintu mukunze kugira kikibazo muhuriyeho mwese cyane gishobora kuba gishushanya igicaniro kiri iwanyu. Biraga umwuka igicaniro cyishyuza iterambere. Yego, ubwo n'ubwoko bumwe bw'igicaniro. Ese koko karandi baho umuvumo wokama abantu, ukene, gukenyuka, inyatsi, icyangire, ubugumba biva ku mubi? Ese koko ibyaha nibyo nyirabayazana? Ese koko isi y'umwuka ibaho? Abamarayika, abadayimoni, abazimu, ibitambo n'ibicaniro bifite imbaraga, ibitangaza, ibimenyetso, deliverance. Ese byahindura amateka y'umuntu? Sobanukirwa kandi uhindurirwa amateka mu kiganiro ukuri guhesha ubugingo na Apostle Charles. Igicaniro gifite ubusobanuro bukomeye mu buryo bw'umwuka. Igicaniro niho iyahamagaye umuntu ihurira n'uwo yahamagaye. Imbaraga z'amasezerano, yaba ay'ibyiza cyangwa ibibi, abonekera ku gicaniro. Ku gicaniro niho ijwi ry'Imana rivuganira n'umuntu, amasezerano meza agatangwa, kandi n'imivumo ituruka ku gicaniro. Iyo ibyavugiwe ku gicaniro mu buryo bw'isezerano bitubahirijwe, bibyara umuvumo. Uko niko biri haba ku Mana y'ukuri dusenga, ise wa Yesu Kristo, cyangwa ku Mana y'isi y'umwijima ariyo Satani n'abamarayika be. Ibicaniro birishyuza. Mureke dusenga Imana. Ndagushimye wowe Isirayeli, Imana ihoraho, reka aka kanya tuyobore mu gihe dusobanukirwa ubwiru bwerekeranye n'ibitambo ndetse n'igicaniro. Kuko hatari igitambo nta gicaniro kihaba, kandi hatari igicaniro nta gitambo kibaho. Imigisha n'imivumo bifitanye isano naho ubumana buhurira na muntu. Reka aya magambo akize abantu, abakureho imivumo, abinjize mu mugisha w'ukuri, ni mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Ndakwakiriye mukozi w'Imana nanone. Alleluya, alleluya. Imana iguhe umugisha. Wakoze kuzira ubugihe. Amen, amen. Ikiganiro twakoze ejo, yego, abantu baragikunze cyane ndetse batubaza ibibazo, yego, by'ibyo batasobanukiwe neza. Ariko abantu bemera ko mu buzima bwabo batangiye gusobanukirwa impamvu bafite amakuba kandi hari amasezerano meza Imana yari yarabahaye. Rwose barashaka gusobanukirwa neza ibyerekeranye n'ibicaniro. Wari wavuzeho bushize uvuga ku gicaniro, uvuga ko hari ubwoko bw'ibicaniro. Rwose mwabitubwira mu bunararibonye bwanyu uko umwuka bayobora. Mbere na mbere turashima Imana ko ikintu cya mbere pastor nshimira Imana no kugira ngo abantu benshi, ubundi giye urabizi mbwiriza mu matorero menshi. Yego, mbwiriza amatorero hehe hirya no hino mu mahanga, nkajya hehe, ariko ngira ngo ubundi Imana ibimbwira mu mwaka w'2002, yego, yagira ngo imenyeshe yuko ikimpamagariye kugira ngo mvuga aya magambo aya ngaya. Noneho igihe kiragera, Imana burya hari ubwo ishaka kugira ngo abantu bose bamenye. Ibi bintu byaje by'ikoranabuhanga, nubwo abenshi bavuga ngo harimo Satani, ngo ni ibiki, ngo nari menete n'ibiki, ariko aha niho abantu babwira, kuko njye najyaga mu macacezi menshi, ariko abantu benshi ntibabibone. None ubu turi mu mugisha wo kugira ngo isi yose ibibone. Yego, Imana ishimwe cyane. Amen. Nuko Imana ibimbwira mu 2002 irambwira iti nta kindi umuntu azira igicaniro. Nta kindi umuntu azira nizamwita uzira igicaniro kiwanyu mu miryango yiwanyu. Ibwira undi iti nawe uzira igicaniro cyo muryango. Akuntu twari tumeze, twari abantu batatu dusenga tujya kubibwirwa ibi. Cyagihe muri mo Kigali. Muri mo Kigali. Kose twari batatu. Mugiye kubaza Imana muti ko waduhaye amasezerano, ubuzima budahinduka, tukaba tukubaha.
twaranakumviye tukaba tutinjira mu mugisha wacu cyane. niki kibikumira? Twari batatu. Ariko mbwira kuri ubwo buhamya wowe yakubwiye iki, undi yamubwiye iki, undi yamubwiye iki? Niyo utatubwira amazina yabo. Oya simbabwira amazina nuko umwe n'ubwoko ava mu bwoko bw'abanyiginya. Yego, uwo mwasenganaga. Yego. Abanyiginya. Aba bari abami. Yego. None iravuga ngo iwabo wari runaka simuvuze. Ntumuvuge. Igicaniro cy'iwabo bo bari abami. Yego. Igicaniro cy'iwabo kibahindura abagaragu. Abari abami kikabahindura baki? Abagaragu. Ngo keretse bo bakoreye Imana. Urebe ko ari nacyo gisubizo cy'aba bantu. Uwo nawe ni umushumba cyane. Ariho nuba umusenga nubariho. Ibaraza kubyumva nawe. Nanabishima wenda zabiduhamya ubuhamya bwabyo. Iravuga iti mu muryango wanyu kwisezerano rihari. Muri abami. Muri abami. Ubwami ni ugutegeka, ni ugutunga, ni ukubaho neza. Cyane. Atariko iki gicaniro cyo kibahindura abagaragu. Kibigirwamana. Cyane. Umugisha wo kumana w'ubwami. Cyo kibahindura abagaragu. Keretse bo bakoreye Imana. Keretse bakoreye Imana. Abo n'abanyiginya. Ikindi kibasubiza inyuma none kubasubiza inyuma nicyo cyitwa kubahindura abagaragu. Kibasubiza inyuma cyane. Kikakubuza kujya mu mwanya ugenwe cyane. Aho mwaremewe. Aho mwaremewe kuba. Kikabahindura kikabasubizayo. N'abanyiginya kibwira undi. Nawe n'umushumba ubu. Nawe n'umushumba, twese twari abashumba. Mwese wari abashumba nuko. Keretse umwe wari umukristo ariko nawe yegereye ari nk'umudiyakoni. Ibwira undi iti wanyu ngo yabonaga ateka ibintu byarangiza akazi ikintu kimeze nk'ikidebire kikabyangiza. Ikintu kimeze nk'ikidebire. Iki kintu ati wanyu nukarande yiwanyu n'ubugoryi. Aravuga ati mwebwe icuri abaguryama barubwari imiryango usanga ituzuye. Ukabona umuntu yabuze ubwenge kandi akaba yabufite. Cyane. Batari ko agira ubwenge buke yanavuga ati batuyugo yavuga nabi. Icyo kikabaho. Ati iwanyu iyo yagenzuraga mu muryango w'iwabo se neza yarabimbwiye ati nuko byari bimeze. Ari igicaniro cya Satani kibigirwamana. Yego. Icya gatatu undi wa gatatu iti wanyu muri ibimuga. Iwanyu muri ibimuga. Karande igicaniro cy'iwanyu kibatera ubuki ubumuga. Kandi koko ukabona waba hari ibintu by'ibimuga, amaguru barabyimbye, ibintu baracumbagira, baravuga ngo ni imbasa kandi ari ubumuga. Vuga abantu benshi baba batekereza ngo ubundi igicaniro kihimba indwara cyane kikayita kanseri. Yego. Ukabona agenda ihererekana mu maraso ariko ari iki? Ari igicaniro. Ariko bakayita ngo ni kanseri n'abaganga bati ni bloodline, uruhererekane rw'amaraso. Bati ni indwara iri mu muryango. Reka nkubwire, nigeze kujya ahantu mu gihugu cyo hanze ntavuze. Yego. Tanzania, reka mavuge nta kibazo. Yego. None ndabwirizayo umugabo wari wanyakiriye ndaguma ndamureba, n'umugabo baba ari abatunze nka nyinshi. Ndaguma ndamubona guma kunshi iruhande. Imana irambwira ngo iwabo hari igicaniro cyo kwicwa. Bakundaga gupfa bishwe. Ni Tanzania. Yego. Ntabwo ari ino ndamubwira nariko ati iso abaho ko umwuka hari ubwo ngira nkibona ubuhanuzi bukanza. Imana ikaguhiyereko. Uramubaza uti so ariho? Ntariho. Toya. Ntariho. Kuko naragezeyo nkiryama ndota imva iruha aho ngaho ku iwe. Ego. Ndamubwira nti so abaho n'umukire cyane ariko kuva kuri ibi ngibi bikize gake. Fiti nka fiti ibintu. Atoya. Aracicika ntari ikintu kisheso nawe kirakugendaho. Igicaniro kisheso nawe kikuriho. Igicaniro kisheso nawe kikuriho. Araceceka. Nta nubwo yanshubije. Ndabwiriza ku cyumweru abantu barabohoka batanga ibitambo by'inka, urabizi barabafite inka barakonyine. Arangije kuwa mbere muri Kasoninge no wabanje araza. Arambwira guko narigishe bansaba kuwa mbere ko mbakasoninga mbasengera. Yego. Araza arambwira ati wambwiye biriya ati wumvise nkusubiza nto ya atereka nkubwire rero nti data yishwe n'abantu. Yego. Yego. Sogokuru wanjye yishwe n'abantu. Yego. Urumva abantu babiri? Yego. Ubwo nibaze. Ati kandi wanjye ati kandi nanone nanjye abantu ejo bundi bari banyishe.
ati imodoka yanurutse imbere ndi ku moto, urebye moto n'imodoka wabona ko nta muntu wabayeho. yego Ati kandi iwacu ba nyirasenge wa ba data w'abasogokuru yego yaravuze ngo ntakagira umwana wabo ukora ubukwe. Udateruye yaraterurwa, ati nuko tubayeho. nta kuvuga ngo Yarabivumye iryo jambo ryavuzwe na nyirasenge naryo cyane rirabokamye bapfa bishwe icya kabiri ntabwo ntibakora bashingirwa. baraterurwa. iyo bataguteruye urijyana. Noneho ndamusengera, ejo bundi icyo nashaka kubwira yego wenda tuzanabigeraho. yego igihe cy'akavuyo ka wa perezida, igihe yirukanaga abanyarwanda bica barenganya bagira bate, wo muri Tanzania. yo muri Tanzania mbere. yego uriya wasimbuwe na Magufuli. bahera baramuhize, bahize uwo mugabo ngo nabo bamwica cya gicaniro kirishyuza. ariko kubwo ko namusengeye sinirata wenda ngo nkabye ngo ayangura bize ngo nawe wishyize. jye namusengeye azanye n'igitambo, tanze n'ibimaze, atanga ibimasa, atanga inka, arangije atanga n'amafaranga. Avuga ati pastor, ati reka mfukame kuri iki gitambo musengeye. Ibyo abantu ntashobora no kubabwira kenshi, ariko tuzabibabwira kuko tuzabashira nubwo batubabwire. yego kuko igitambo iyo kiruta ikindi kirakimera cyonyine gusa kugira ngo umuntu ave no muri icyo kintu, muri icyo gicaniro. Kuko Imana yabwiye, turaza kuhasoma ngo sandaza igicaniro so yubakiye Bayali uhatambira igitambo. None abantu bakagira ngo reka turaza ibyo tuzabigeraho. Ariko arampamagara nyuma y'igihe ari mu mashyamba bamuvuga ngo bamuhaye imbunda ngo zo kwica abatanzaniya, ko niyo kesi bari bamushyizeho. baramubeshyeye kugira ngo abone uko yicwa. Yego, igicaniro cyahimbye ibyo kishaka, kimwe cyabisha, ariko gihimba imigambi kikakubeshyira. Byandi twavugaga ati umuntu akakubeshyira bakagufungira ubusa. baramuhiga bamubeshye ngo bohereje ngo imbunda ngo zo kwica abatanzaniya ngo inaha. Ariko icyo nkubwira pastor, ariho. Haleluya. Kubera iki? Yaramenye, arampamagara ati baho nuriho, ati ndiho, ati Imana yarandinze. Igeze no kuza kunsura mu rugo. Imana ishimwe cyane. Bivuze iki rero? Nakubwiraga ibintu byose Imana yatubwiye yuko pastor mu bantu bari reka nkubwire, 9 tugeze gusenga amasengesho wigeze kuyumva. 120 dusengera iki gihugu. Tubanje na 40, dusubiza 120. Ariko ubwo hari muri 9,200, 9,200. Ubuzima bwacu ntabwo twigeze tuzi ku umuntu kurya ngo umuntu amare twabaga mu masengesho. Tumaze kuyegera ubuzima bwaranze n'agahinda n'imibabaro. Nibwo mu 2002 yambwiraga ko umuntu wese afite igicaniro kimurega, umuntu wese kumwishyuza, yaba akijijwe yaba adakijijwe. Ndakubwira iki gihugu cyacu cyarafashwe gihabwa imandwa. Ube udasenga, utizera, ubutanabyemera, ariko hari umwuka w'iwanyu w'igicaniro kwishyuza. Ni ukuvuga ngo hari ibicaniro abakurambere bacu bose baterekereweho igihe igihugu cyahabwaga imandwa. Yego, ibigirwamana byagiranye amasezerano n'imiryango yacu n'abasogokuruza, kandi basogokuruza nibo dukomokaho. Umva pastor, burya hari igihe oda umwami, niba umwami, itegeko ry'umwami iyo rivuze ngo nirivuze umwami, ariko irivuze umwami. Ubu iyo bafashe itegeko, inteko ishinga amategeko bakavuga ati ibi n'ibi tugomba kubyubahiriza, ni ihame, riba rireba abantu bose, riba rireba umuntu wese. Si ngombwa kuba wagiye muri iyo nama cyangwa wemeye icyo gitekerezo. Urabizi ubuhagarariye abantu. Yego, umwami yaravuze mu 1600 mutarasemugesha, umwami w'u Rwanda. Yego, aravuga ati abanyarwanda niba ari uko bimeze, kugira ngo abantu tugire amahoro, tugire n'ubuzima, ni mubandwe. Niwe wishyiriyeho itegeko, uzasome no mu bitabo. Ibi mbivuga narabikuye mu bitabo by'aba Alex Kagame n'abandi. Ashyiraho iteka ngo mubandwe. Ni ukuvuga ngo ntabwo ari umuturage wabitangiye, umwami Semugeshi, umwami w'u Rwanda, umutarasemugesha. Erega umwami Imana igirebera igihugu mu ishusho y'umutegetsi yashyizeho. None se ashyirwa nta butegetsi budashyirwaho n'Imana, kaba ari bubi, kaba ari na bwiza. Tugize Imana tugira ubwiza. Niyo mpamvu tuvuga ijambo ry'Imana tubwira ngo musengera bayobora. Igihugu n'abagituye cyegurirwa ibigirwamana.
ako kanya kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe magana atandatu nabisomye mu gitabo sinari nanakizwa mu gihumbi kimwe muri 82 urebe ko ntashobora kubyibagirwa. Mugabo yanije igitabo kivuye intanga cya Regisi Kagame ndabisoma uko imandwa zaje, uko ryangombe yaje, uko nyabingi yaje, uko batangiye kubandwa mu gihumbi kimwe magana atandatu. Isezerano ko rimaze imyaka nka 200 rihari. Burya ijambo ry'Imana iratubwira hariya mu Barewi igice cya 5 umurongo wa 4 ngira ngo amagambo muturumbukira kuvuga arababoha. Kuko umwami yaturumbukiye kugira gute kuvuga ngo ni mubandwe igihugu abagihaye imandwa ryangombe na ruganzo. Burya gutinya ikintu kitwa isezerano. Yego. Isezerano Bibiliya yatubwira mu Bagalati riba rihamijwe. Buriya rero ikintu kinjije ibyo byose ni iryo sezerano ryo kwemera ko imandwa zemewe mu Rwanda. Ryangombe azana nakubwiye n'intumwa 12 iyo ubusinzi babaga basinda bagaragara gusinda iyo kumena amaraso, ariko kandi uwabaga ari umwuka ubwo iyo ntumwa ihagarariye ubusinzi yabibaga umwuka w'ubusinzi mu gihugu cyane. Ntago uzi hepfo ngaha abana bacu ahantu bageze. Ubu se pastor ko tuba tutanywa inzoga, buriya usibye nuko wenda tubirebe nibabwiraga umwuka wishyuza ugira ute wishyuza abantu izo mandwa 12 ziraza kwishyuza, zirishyuza ubusinzi, zirishyuza ubusambanyi, zirishyuza byose ibi bishaka kubisubiramo. Yego. Ariko icyo ashaka kukubwira iyi generation yacu usibye wenda nanjye ko nkijijwe nakijwe no muri 87 ariko pastor hari abasaza bangana bari muri imyaka yacu batari abasinzi. Yego. Tuvuga ukuri. Banywa yego sinanze kuko umuntu agomba ku iyo utakijwe uranywa kugira iyo nyuma akanywa kinyarwanda ariko akanywa gipfu inzoga inyobwa n'imfureka ikanyobwa nindi ugasanga barangwa ntago urabona umusaza w'imyaka yanjye tuvuga ukuri niwe ugenda wikubita mu muhanda sibyo. No mu myaka yindi iri hejuru yanjye 50 ubye mfite 35 ina 70 usanga nta basinzi n'abari abantu bose ubona bacuruza biri imyaka kuva kuri 60 ujya kuri 80 hagata usanga batandagajwe n'inzoga. Ntago wabona bagenda bihungura mu muhanda. Ariko icyo shaka kukubwira umwuka wishyuza waraje muri iki gihe uri mu basore uri muri garagaza uri mu basore uri mu nkumi uri mu rubyiruko. Basta uzi kugira ngo ubone uciye hirya hirya umanutse ahangaho ukajya hirya ahangaho kuri imbere ya ziga message ugakata aho ngaho nako ahantu hose hari ububari. Ntabwo uzahasanga abasaza bari imyaka yacu wenda ari nabaki ariko ubusinzi buri mu rubyiruko n'urutera gahinda. Ubona hari ikindi kibiri inyuma ni za mandwa zaje kugira gute kwishyuza abanyarwanda. Mbivuge ubusambanyi burishyuza indwara zirishyuza kuko uburwayi abantu bajya muri Kakani Nairobi abantu bajya mu Buhinde majority n'abanyarwanda. Sinanze nabandi genda avuga iby'u Rwanda kuko ari homba ariko ujya kubona ukabona indwara ziri muri iki gihugu ziteye agahinda. Nigeze kubabwiraho wenda tugiye kujya kuri ibyo bicaniro. Yego. Nigeze kubabwiraho imyaka 80 muri iki gihugu uzanshakira umugabo w'imyaka 85 unahamye ubona ari muzima uzamushakira. Ariko muri Amerika se wagiye hakurya mu Bagande wagiye kurya hano hirwa mu Burundi ndabo bararama burya bararama. Ejo bundi harabo mu nteko bishwaga mu nteko bafite imyaka 85 muri ibyo bihugu. Imyaka 85 imyaka 90 imyaka 90 ni ugasanga mu Rwanda usanga ari umwe nawe ushatse niwo wabona ubundi abandi bose 50 ikimuga 45 diabete 40 diabete 30 ukabona naho numwuka ugize ute ukurikirana ibicaniro byaje kugira gute bikwishyuza. Yesu ashimwe. Ibyo ni ibicaniro birimo byishyuza twebwe tukabyita indwara twebwe tukabyita ibindi bintu. Igihugu abantu bararya neza abantu bararara heza ubuvuzi buri ku rwego rwo hejuru
abanyarwanda bafite za mituweli, abandi bafite uburyo bwo kwishingiza rwose. politike ya leta yashyizeho gahunda yo gukora siporo kugira ngo abantu bagire ubuzima bwiza, ariko abantu baracyakenyuka. Acyekenyuka. Umuntu ubwo yagize umunaniro yicaye mu ntebe arapfa. ngo ni stroke. Kumbe n'umwuka waje kumwishyuza. Reka nkubwire. Yesu ashimwe. Ibi bicaniro byishyuza nigeze kubabwira byishyuza ibintu bine. Ariko ikintu cya mbere ibi bicaniro byishyuza ibintu bingahe? Ibicaniro byishyuza ibintu bine. Yego. Ikintu cya mbere byishyuza iterambere. Yego, mu yandi magambo ntibishaka ko abantu batera imbere. Icya mbere abantu bateraga imbere, umuntu yajyaga gutunga abanzwe. Urabyumva ibyo nkubwira ariko? Umuntu yateraga imbere uko agize ate? Yaje kubandwa. Babyitaga kumara urubanza. Yego. Cyangwa gutereka imandwa. Erega igicaniro cya Ryangombe cyadukozeho. N'icya Nyabingi. Umuntu yateraga imbere ari uko abanzwe. None abantu acuruza yamara kugera ku rwego rwo hejuru, cya gicaniro kikamusubiza inyuma. Kitamusubiza inyuma agapfa. Kimusaba kubandwa, kumara urubanza, asubire ku gicaniro. Asubira ku gicaniro. Babyitaga ngo mara urubanza. Urumva tuba dufitanye urubanza n'ibicaniro by'ibigirwamana cya Ryangombe. Noneho kumara urubanza wagiraga igitambo utamba. Bagombaga kubandwa ugatanga ikimaze. Nta gicaniro kitagiraga igitambo. Ubwo se wundi cyo ni igicaniro. Oya. Wamara kubandwa, imbaraga z'igicaniro burya ni igitambo cyane. Nacyo kigisana ariko na Bibiliya ni kwivuga. Yego. Twe kujya kure. Mwarangiza mukaba umuntu yateraga imbere, yatungaga, yezaga ari uko amaze kugira gute gutereka imandwa, cyangwa bakayita kumara urubanza. Ni ukuvuga ngo rero niyo mpamvu habagamo kurya, hakabamo kunywa, bakasangira, iyo mihango, bagatonora, bita kurya intonorano, kurya ibyaterekerejwe abadayimoni. Yego, banabijugunye kubandwa, imiryo bayimenaga hasi, inyama ntibanazikuragamo amayezi. Bakajya babirya hasi, inyama bagatora hasi mukarya, kubera ko mwabaga musangira ngo n'abazimu. Ariko umva ubwo bubata Rwanda. Umva namwe ubwo bubata. Mwarangiza rero ubwo mukagira gute imandwa zigaseka. Nundi babaga bavuga ngo seka gororoka. Ubwo ntumva ko icyo gicaniro cyishyuza iterambere. None umuntu atera imbere atasubira inyuma, agakenyuka, agapfa amaze kuzuza amazu, cyangwa akarwara indwara ntabirye, kuko wateye imbere ibicaniro bikwishyuza utakoreye. Yemera amasezerano cyane. Iyo wahisemo gukorera Imana, hari ibyo usabwa n'Imana kugira ngo wumve. Urakoze rwose. Noneho niyo wahisemo kwisezerana na Satani n'ibigirwamana, Imana irekera uburenganzira wowe. Buri iki umva pastor, muri bimenyereye ndi mukuru n'imyaka sindi muto. Ikintu cyitwa isezerano iryo ari ryo ryose ifite imbaraga ku buzima bw'umuntu. Buriya basogokuru babaga bari kumandwa basezerana, nuramuka dutunze tugatunganirwa tuzaguhigura. Utamuhigura nzu umuryango umwe. Unyumvire, muri za 80 umuryango ndawuzi bari barasezeranye ngo kera kumandwa batine dutunga tugatunganirwa, ukaduha umugisha ukaduteza imbere, niko banabyitaga, tuzaguhigura. Noneho baganira bavugana baraguza, kuko urumva ntibasengaga, ntabyo bari bazi. Noneho umuryango w'abantu baravuga bati dutunga tugatunganirwa, tuzaguhigura. Ariko kuhitanga igitambo. Yego, nundi babahigura. Noneho umwe muri bo arababwira ati rero hari nko muri za 80, arababwira ati ariko ibyo ari byo byose jewe ikimasa nzagitanga cy'igitambo. Yitoranije mate n'ibyo uzagitanga. Nzagikora. Abandi batifa kuri ibyo ngibyo, twebwe turabatijwe. Ntabwo ibyo ngibyo ni by'abashenzi, ni by'abantu bataki, niko babyita ngo mbega badafite amazina y'amagatolika cyangwa y'abaporotesitanti, amazina twabatijwe. Reka apozo utaragira kureba ibyo byo guhiga umuhigo basaba gutunga n'ibiki byari byarabaye kera cyane.
kandi koko baratunze barangije baratunga ibyo icyatumye nababwiraga umwuka w'igicaniro cyishyuza iterambere yego ubwo ni ubwoko bumwe bw'igicaniro rwose. ni ukuvuga ngo igihe kigeze hari habaye iki kugira ngo bongere kubigarukaho umwe muri bo anavuga ati ngewe bararaguzaga bakavuga bati hagiye kuba ibintu mu muryango bibi, kandi bakaraguza harimo n'abasenga. yego urumva ibingibi bavuga ko buriya abantu basenga ni abasenga nyine mu kuri no mu muki no mu mwuka, abandi ni ibintu nyine bavuga ngo barasenga ariko ntibasenga. zinga bya bindi bajyaga bavuga ngo misa ndahazwa mu rugo ngasoma intango cyane urumva nuko babigenzaga. noneho bari babaraguriye ati nimutamara urubanza uyu muryango imandwa zirishyuza igicaniro kirishyuza, barabyanga rwose ntibanabikoze. ariko ibi nkubwira ndabihagararaho, umuryango umwe uva mu bwoko bumwe, abantu bamwe basangiye umubiri umwe, amaraso basangiye sekuru na sekuruza, hadukwamo ikintu cyitwa impanuka muri uwo muryango. imandwa irishyuza, igicaniro kiza kirabishyuza, ariko igicaniro kije kwishyuza kibateza impanuka. umuryango umwe ukomoka impanuka babiri, abo yica bagapfa, abica amaguru, abica umugongo, abica ukuboko, abikura amenyo, si umwe mbivuga mbizi, umuryango ndawuzi, ikintu cyitwa impanuka gusa. baza kuvuga bati ibintu na n'ubu munsi wa none byari byo byose bamaze kubamwo ba bonageni basenga, ariko uwo muryango shatani yawuteje ikintu cyitwa impanuka. ari abagore n'uwitisha ariko iramumugaza, n'uwitamugaje ariko arayikora. ndagira ngo nkubwire we mwene data duhanze amaso unaduteze amatwi, ndagira ngo usubire mu muryango wawe, waba ukijijwe cyangwa udakijijwe, urebe n'iki kintu mukunze kugira cy'ikibazo muhuriyeho mwese cyane gishobora kuba gishushanya igicaniro kiri iwanyu cyishyuza. niba ugifite abakuru iwanyu, hakiri ababyeyi bawe cyangwa abanyogokuru cyangwa sogokuru, wakubwiza ukuri mubazi. si icyo gicaniro cyishyura iterambere, se ndikubwiye icyo ni icya mbere. hari ikindi cyishyuza ingo, igicaniro cyishyuza ingo kiti ntimuzubaka. nta umunyarwanda yajyaga kurongorwa cyangwa kurongora yego bakaranga bavuga ngo ni ukurangije, mbega ni ukuvuga ni ukurambagiza cyangwa bakajya kubaza umuryango, uwo muryango wo kwa Muhizi cyangwa kwa abagabo barashaka bararemya, wari umuco w'abanyarwanda, wari umuco. mbere y'uko njya gusaba bararambagizaga, burya ntabwo banarambagizaga wowe Muhizi, bararambagiza so na sogokuru wawe, yego ni wabo w'umukobwa, bakabarambagiza bata abakobwa bo barashaka, abandi se barasenya, abandi se bameze barya, barubaka ntibagira inenge runaka, n'abubatsi pe, yego ibyo bakabirangisha. ntiwumva ko barangiza ibyo ngibyo babimenye, ubwo ibyo ni umuntu ku wundi, uwo ni umuntu ku wundi n'imiryango ku yindi. barangiza bati imandwa zirasaba ko mugomba gutereka cyangwa mugomba kumara urubanza mbere y'uko barongora ashyingirwa, bivuye mu bantu mu mibanire yabo, bagiye ku Mana, ariko noneho bigiye ku Mana yabo, aricyo kigirwamana. bakabandwa bagatereka imandwa, abandi ni wabo w'umugabo bagatereka imandwa, kubera impamvu zo kugira ngo barebe niba bagomba gushyingira aba bana babo. urakoze. imandwa imandwa zasetse bakashyingira, ibintu bigatungana, bakaremya, bakabaho. hari igihe imandwa zabyangaga, zarabyangaga, iyo zabyangaga byagendaga baratanaga, barabirekaga, ubwo bukwe bwa batirishishwe imandwa zabyanga. ni ukuvuga ngo iyo bajyaga kubana babanaga ku itegeko n'isezerano ry'imandwa ko zizabeshaho urugo, yego, zigatanga kubyara, bakaremya bakanatunga. ubwo rero bakabikora. icyo nshaka kukubwira, none ubu umwuka uri muri iyo, ibi mbabwira, ndi umunyarwanda, ndi mukuru kandi navutse mu generation bakora ibyo, yego, ariko
muri izi ngo zo mu Rwanda wicaye ukarora ugasesengura ufite umwuka wera n'udafite umwuka wera, ariko buri muntu wese afite n'ubwenge. N'abanyarwanda bwo bagira kamere y'ubwenge ku giti cyabo. Yego. Hari ikintu izi ngo zo mu Rwanda hari ikibazo. Hari ikintu kizisenya. Umuntu ahura n'umukobwa muri Kristo, nawe wiga Kristo cyangwa iniraka cyangwa ahandi, ukareba uburanga bwe, ariko ntuzi imandwa zabo zigira zite, icyo zisaba ntuzi icyishyuzi wabo. Kubitana ngo muri viziyo senkani, okay, ariko imandwa nazo zijya muri viziyo kuko ntizipfa, ntizirwara, ntiziruha, n'isezerano ntiripfa, zirakurikira isezerano. Kandi isezerano ikintu gitangaje ku isezerano rihesha uwo mwasezeranye uburenganzira kugira icyo agutwara bishingiye kuri iyo sezerano cyane. Bagahera ko nta kundi Kristo ni ukuvuga ngo Imana ntiyabyitambikamo, kandi hari isezerano ntabwo ica urwa kibera. Nese Bibiliya ivuga ngo iki? Ngo mbona umurezi wanyu, ariko ibyo ngibyo tujye tunavuga afite icyo ashingiraho. Ngo umurezi wanyu Satani arazerera ashaka kubagira, si muri Petero se? Umurezi wanyu nese abarega iki? Aturega ibishingiye ku by'ukuri by'amasezerano, ibyo n'ibindi n'ibyato baturi. Icya kabiri Yesu yigeze kuvuga iri jambo ati umwami w'abisi araza, ariko ntacyo amfiteho, ntacyo ashinja, nta masezerano mfitanye nawe. Ariko ngo mufitanye amasezerano nawe afite icyo abashinja. Ati nkora uko data ashaka, ati kugira ngo bamenye kwisinywa kwa bisi. Uwo ni Yesu ari kubwe yaza kuba umugabo Zakariya muri Zakariya igice cya 3 ntwaze ngo mbona Joshua na Shatani amuhagaze hano bagira cyane aje kumurega. Ubwo se yamuregaga iki? Ashobora kuba amurega dufitanye urubanza. Nandengana hungaye dufitanye iki? Urubanza. Ntabanza higuri. Oga bageze kubwira buri muntu wese kabe wowe uruwavize waravutse muri 20 mu 1900 ejo bone mu 2029 hari iwanyu hari bihari. Yego. Utabyitayeho ngo birwanye bisenye, cyangwa nitumara kubyiga tukababwira uko umuntu asandaza ibi bicaniro akinjira mu masezerano y'Imana, utabyitayeho bizakwishyuza. Ubyange ubikunde, ubuvuga icyongereza n'igifaransa n'igishinwa, uraharura kwishyuza. Mbese icyo uvuga ku isezerano, ibi byishyuza aya masezerano y'ibigirwamana, isezerano rimeze nko kubona amashanyarazi cyane. Kuba umuntu ataza amashanyarazi uko akora, ibyo nibwo bikubuza gufata, yarangiza agashyiramo intoke mu nsinga zishinyitse, ntago bibuza umuriro kugufata. Oya, nigeze kusengera umuryango umwe n'abasaza y'imyaka nka 80. Yego. Baramamagara ati rero bati nibi none ndababaza ntese ibanyu bimeze bite ko ndebone muri n'abasaza. Mfite umwana umeze nk'akantuza nawe yaranatanye. Arambwira ati umukecuru arambwira ati narashatse kwa runaka ha. Ati mara imyaka 3 ntabyara. Yego. Ati noneho babaraguje baravuga ngo mukugomba kumara urubanza. Batese muramarira hehe urubanza? Bati no gusubira iwanyu, kuko ni mu mari rubanza mu rugo rwaho washatse abazimu nabo biwanyu bararakara. Babo umugabo barakora iki? Bararakara. None iwanyu aragenda amara urubanza imyaka 3 atabyara, araza ku kanya kimara urubanza araza byara umwana w'umuhungu, ariko uwo mwana w'umuhungu kunasa n'uw'Imandwa koko kanu kararembye nako karashenye, wagira ngo niki kubera n'umwana w'iki, umwana w'Imandwa. Hano igitaramo ahantu hitwa Ikinazi. Yego. Hari ahantu hitwaga ku Mana y'irarire. Yego. Abanyarwanda bajyaga baburaga urubyaro, bajyaga kuhasaba urubyaro ku Mana y'irarire. Hari Ikinazi exact. Abantu bakuru b'imyaka yanjye cyangwa n'abanduta bari bahaza ahantu hitwa ku Mana y'iki. Niba ufite icyuzi kubyerekeranye n'Imana y'irarire, wajya muri comment ukagira icyo bidusobanuriraho nawe. Ikinazi, Ikinazi nigeze kuhaca n'umukecuru twazaga hangaye i Kigali. Ariko so hava ubu bugari bwitwa Yego. Ahantu hitwa ku Mana bahasangaga amata bateretse, hari inzoka. Abantu baterekaga amata bakazana n'ibintu bagahiga n'imihigo. Hari umukecuru yigeze kumbwira ngo yigeze guhura n'umuntu uva mu Kinyaga bahitaga cyangwa ubahitaga mu Kinyaga, arongoye inka 8 aje kuzihigura Imana y'irarire. Ubwo yari yaramuhaye ubutunzi, yari yarakoze. Kandi iyo Mana y'irarire yari inzoka, yari inzoka ingana n'uruziramire. Yari inzoka ingana n'uruziramire cyane.
abantu barabizi ariko uzi ko n'ubu hari abantu basenga inzoka mu madini atandukanye haba mu Bahinde haba muri Amerika haba bazarebe nk'umuhango w'amatorero yo hano yitwa Appalachia. Iki ni igihugu cyacu ariko abantu ntibazi n'ibyo bicanira ahantu biba nawe ndeba kugira ngo abantu bave cyangwa ubwo baza kumana inzoka kayigira imihigo bakayitura ibintu ikabaha ibyo bashaka kayiha ibyo bashaka ariko tuzi yuko atari yo mana yo mu ijuru. hari umukecuru nzi nigeze kumvaho ngo yaraje yarabuze urubyaro Imana irarire mu umwana yego urabizi yirakurekura kuko urubyaro iba yakuboshye yego irakurekura abyara umwana umwe ntiyaza kugira gute guhigura umwana we nta nenda yavuye umukecuru ungana nanjye yarabiretse yarabyihoreye ni umukecuru ungana nawe uwo mwana kuko batahiguye nawe ntiyigeze nta n'inda yavuye ntashobora gusama inda yabaye urutare. Ni ukuvuga ngo Satani afite ibyo atanga kuko afite ubutware bwa kimana cyane ariko nawe arakugomba guhigura. None se ikintu cyitwa umuhigura wavuze amagambo waguturumbukiye kuvuga niyakuboha kumandwa babaga bavuga ngo tuzaguhigura tuzagukorera tuzagira dute abana banjye nabuzukuruza n'ubuvivi n'abazankomokaho mana byangombe rya runaka byababinga babaritanga ryango rya data na sogoko nazo bakavuga kuko babaga barabitangiye kera genda vuga nkuko tuvuga Imana ya Abrahamu na Isaka na Isirayeli. None dukorera ibi ngibi tuzaguhigura tuzakugira utazagukorera ntakiri umuruho ntazakira inkota ntakiri inkota ibyo babaga babivuga bakabihigiraho genzi ko utazaguhigura nadakira umuruho ntazakira inkota azagwe kugasa. Ni ukuvuga ngo azafata tunzi azafata byaye azafata gizaki iyo mivumo niyizi igakurikira umuryango kurikira n'amagambo igakurikira ni nka bya bindi ntuza yavuze Yeremiya mu maganya aravuga ati basogokuru bakoze ibyaha ariko ntibakiriho. hari n'ahandi bavuga ngo bari imizabibu ikariye cyane rwose irura none nitwe dusharirwa n'ubushagarira bwayo ariko niko Bibiliya ivuga. Nzi umukobwa nigeze gusenyera umudamu mu muryango we wabana uwa karindwi uwa kangahe wa karindwi noneho arambwira turagana yarwaraga umutwe udakira yego umutwe none turaganira nese bige atariko ati nyogokuru yari umupfumu atavuga yuko mu muhigo aravuga ngo mu bana mu buzukuru be uwa karindwi n'abazaba umupfumu ati none ati iteka mpanarwaye umutwe turebye ati nige wa karindwi yari yaranatanye n'umugabo ibyo ashaka kukubwira burya abantu bahora barwaye imitwe n'amasezerano y'imarwa abanshi ni imarwa abandi ni ikintu kiba kira ariko kituruka mu mwuka w'Imana ugasanga umutwe ntukira kuko ari nta kikwishyuza ubundi umutwe ni uragura ni uhanura yego ubwo rero urumva yuko yagombaga kugira gute yarwaraga umutwe w'umwana w'umukobwa nako yari n'umugore yabaga ariho umwuka. Reka rero dusome ku bicaniro reka twongere dusome kuri rya jambo Yesu ashimwe ariko noneho tugiye mu gutegeka kwa kabiri igice cya 12 umurongo wa 6 twumve. Gutegeka kwa kabiri tuvuze ubwoko bw'ibicaniro bibiri kandi twari twavuze bine tugiye kugenda tukomeze. Tugiye gusoma mu gutegeka kwa kabiri 12 umurongo wa 3 ujya no ku wa 6. Gutegeka kwa kabiri ibice 12 umurongo wa 3 ujya no ku wa 6. Kandi muzasenye ibicaniro byabo muhombagure inkingi z'amabuye bubatse mutwike ibishushanyo babaje bya Ashera muteme mutsinde ibishushanyo babaje by'imana zabo zindi muzarimbure amazina yazo akurwe aho hantu. Urumva neza? Amen. Amazina y'iki? Yizo mana. Hari icyitwa ngo Imana yirarire. Ari wayikuye hose. Hari ibyitwa ryangombe ry'ababinga nyabirungu. Iyo babaga bari kumandwa ku murinzi niko babyitaga ku muki ku murinzi bahamagara ayo mazina. Yego. Ryangombe, nyabirungu, nyiramubyeyi, nyakiriro, nkonjo, muza 12 nk'iza Yesu. Bahamagara bazivuga ntabwo batavuga bahamagara aya maki aya mazina. Yewe reka nkubwire pastor abantu kenshi bazi ko
muri iki gihe mbega abantu barimo baragarura umuco nyarwanda, ariko umuco nyarwanda si ukubandwa. oya mwongeye mbibasubiriremo. yego ndi mukuru ndi n'umunyarwanda, nanjye nkunda umuco w'abanyarwanda. ubundi hari umuco witwa kudahemuka, yego kutiyandarika, yego n'abasanze ba data bameze batyo. ariko habamo gutarama kwiza, bagatarama bakaganira bagahana. waba uvuye ha pastor ugiye i Butare ugacumbika kwa runaka kazakubera nk'umuvandimwe, mutaziranye mukibwirana ukumva n'umuryango w'abaki ucumbitseyo. niho bakuraga n'abageni kurya no kurambaye. yego none muri iki gihe ntibikibaho, nta muco. ariko umuco nababwiraga ntabwo ari umuco wo kubandwa. hari abantu bajya bavuga ngo kubandwa, ngo kwanda, ngo kwanda, ngo idini, ngo kuragura, ngo bene ngibyo ntabwo baba nabizi, ntabwo bazi kuko kubandwa baradutwerera ibitirano kuba bimaze igihe kinini mu Rwanda ntibibigira ibyacu. ntabwo ari bigira ibyacu, nubwo badate babikoreye n'abasogokuru, ariko si ibyacu. ingaruka zabyo n'ubu zituriho. nigeze narababwiye ubwo twari turaha, ururimi rw'imandwa n'ururimi rw'ikinyarwanda. ni ukuvuga yuko ryangombe bari barakopeye ururimi rwe, yego rw'urukonjo, yego rw'urunyoro, yego si umunyarwanda. mwese dukurikiye twongeye twusaba Imana. mu bigaruka mu muco w'abanyarwanda ntihakwiriye kugarukamo ibyatiwe kera, kuba bimaze igihe ntibibigira ibyacu. ikintu kibi cyane kubandwa. abatwumva si umuco w'abanyarwanda, ni umutirano. ingaruka zawo zitugeze ku buce. buriya hari n'icya kabiri pastor, buriya abagande babyita emandwa cyane. ntabwo ari ikinyarwanda imandwa, ntabwo ari ikinyarwanda. ubundi ni ibintu by'ikinyoro, ni imandwa. yego ni iby'abacwezi kuko abacwezi bategetse ibi biyaga bigari cyane, bategetse turi bategeka Uganda hariya mu karere k'ibiyaga bigari, bategeka Karagwe kugera za Burundi, bategeka za Burundi na Rwanda. yego ariko si abanyarwanda, ntabwo ari abanyarwanda. bacweze abantu benshi banize bazi ko bacweze empire yabayeho cyane. abo rero nibo bakomokamo baryangomba. ese ubundi wabaza utabacweze niki? ni ikinyarwanda se? n'abakinyarwanda se? ni abamarayika bagomye, nibo barangi kuko kuranga nibo barungi. ngo abarungi ni kuvuga abeza, abamarayika ba ruhanga siko babahamagara. abarangi ni ukuranga, ni nko guhanura. ni ukuvuga ngo ni abamarayika bashobora kuvuga bahanura abandi batamenya. none se ba nyirabiyoro barabaki? barabarangi se? barabarangi. urabona Nyabingi ni umucwezi. ni ukuvuga ngo abacwezi ni abamarayika bakoze icyaha, bagomye baciwe mu ijuru. hamwe ijambo ry'Imana rivuga ngo wasi ubonye ishyano. urabyumva? ni ukuvuga ngo iryo shyano isi yagushije niryo abantu batangiye kubeshya ngo ni umuco w'abanyarwanda. batuzaniye amakuba n'ibyago. ni nayo madini wumva y'abarangi. abarangi batoya bati twebwe ntituri idini, turi ivuriro. barabeshya ngo bagahamagara abamarayika ngo bakaza bakavura. urumva ibintu batangiye nabyo barabigira ibyacu, ni ibya Satani, nibyo bizanira abantu amakuba n'ibyago. none se pastor, bibi byacu bite bavuga no mu kinyankore? turabanyankore baravuga urunyoro. ryangombe yavugaga urunyoro. abarungi b'iki gihe bavuga abagendera mu mwanya, abamarayika ba ruhanga. urumva neza? ntabwo bavuga bati abamarayika b'Imana. ubwo murumva mwebwe budafite n'ikibazo. ariko ubundi abanyarwanda bahindukiye bakongera bakimenya Imana rurema. none ko yaduhaye n'umwana wa Yesu Kristo, n'ubundi bari baramuhawe ariko batamuzi, tukamwemera. none ubutumwa bwiza ko bwamamaye isi yose buzwe, ntawe uyobewe Kristo, ko n'iminsi mikuru bayikora kubera Kristo. kuri Noheli bati Yesu yavuze kuri Simasi. urumva neza? abantu bakarya ibintu bigacika bakambara imyenda mishya. kuki batizeru? ahubwo bakaguma bakajya muri ibyo ngibyo by'ibigirwamana. ryangombe yaje avuga urunyoro. none abarungi bavuga urunyankore. ni bimwe, ni ururimi rumwe. reka burya ingoma ya nkore ikomoka ku ngoma y'abacwezi bose n'abanyoro. jewe hari umugabo nigeze gusengera Karagwe. urumva neza? wo mu bwoko bw'abacwezi nabo bakwantuza bari abami baho. yego. none ndamubaza ese ukomoka? ati twebwe wacu turaba nuza bari abahinda bo kwa Rumanyika.
arambwira ati ariko ati natwe ngo duturuka kwa Ndagara ya Ruhinda w'umunyarwanda w'umucwezi uturuka Bunyoro. Ndagara ya Ruhinda ni umucwezi, aturuka kwa Ndagara ya Ruhinda ni mu Bunyoro, ati duturuka mu Bunyoro. Buriya abacwezi bose baturuka he? Ni mubimenye neza mu Bunyoro. Niyo umurangi yakuvura we aguteza indwara yarangiza akaza kuyivura. Hari umugabo wigeze kujya avuga ati umupasiteri arimo amubwiriza atari kurareba umuntu tugendana aturamurora ariko ari umucwezi umugendaho. Burya uzarebe n'abantu bagiye mu rurembo babacandaga, yego, bakaba bahaye umucwezi ubarinda. Iyo babashandaze hano aha baba bahaye umucwezi ubarinda, baba bakoze igihango cy'amaraso, kuko buri ikintu cyose igihango cyose kituruka gikomera cyane kubera amaraso. Niko Yesu arabivuga ariko cyane rwose twakomejwe n'amaraso, nawe niyo mpamvu yagombye kumena ye. Yego, ni nayo mpamvu n'isezerano ry'iki gihe tunywa amaraso ye cyane, kubera amaraso bafite imbaraga. Nabo reba gucaraga, rega amaraso niho hari ubugingo cyane. Noneho rero kuko Bibiliya iravuga ngo ubugingo bw'ikintu buba mu maraso yacu. Yego, noneho abarangira nabo bagendaga bakagucaraga bakabagaho mu gutweza ukurinda cyangwa n'ahandi. Niyo mpamvu n'abantu bavuye mu barangi bagira ibibazo bari basanganywe batarabajyamo ndetse bakanarushaho cyane, kuko igituma umurangi ashobora kukuvura ni ukugira ngo akugire imbata uzanarimbuka. Iyo umucitse rero aguteza amakuba atarabaho. Burya wabaye mu barangi ukagira ibyago ukajyamo ujya kwivuza, ikintu baguteza umuruho, bishaka kurwana nabo ukabatsinda mu izina rya Yesu usenga, naho ubundi kubavamo gusa ngo urabaretse. Niyo waba usenga gake baragutera, uteza impanuka, uteza umutwe udakira, ukaguteza ubukene bumeze nkaho babuguterereje, bagaguteza icyangiro, gusara. Ibi bo bafite uko bagutera. Reka nkubwire, twariyo tuvuga ngo umuco wacu, igihugu cyacu cyatangiye gushaka guteza imbere kugira ngo twubakire ubukungu n'ubuzima bw'abanyarwanda beza ku muco. Nimureke twubaka umuco wari usanzwe uri w'abanyarwanda, twe kubakira kukuraguza no kubandwa no guterekera n'abarangi, kuko si umuco wacu. Abanyarwanda basubire ku Mana Rurema, ise wa Yesu Kristo, umwami n'umukiza wabo. Bose bari bamuzi Mana Rurema, ariko nibo bavugaga bati ni Mana Rurema. Yego, bari babizi ko Imana Rurema iriho, kuko Satani ntacyo yaremye. Batari Imana ariko Rurema. Buga ni nabo ubwo bwoko uvuga Imana Rurema. Yego, n'abandi bavuga ibintu bindi bye nabaye mu bagandi babivugira rubare mpera na mbere kotade, ibintu nk'ibyo ariko buryo umunyarwanda avuga Imana. Nibo bari n'abasogokuru bari bavuga bati naho Imana. Niyo mpamvu ari bene Mana, ariko basigaye batsindira ikigirwamana. Turi bene Mana, Mana Rurema ntabwo ari Imana ryawe. Umuhuza wacu ni Imana, saba kurambere, ahubwo ni Kristo Yesu, nta wundi. Dukomeze rero. Yego, twari turi kuri ibyo bicaniro, ubwoko bw'ibicaniro. Ibicaniro nababwiraga umwuka wishyuza. Hanyuma twari tumaze kuvuga bibiri. Twabonye igicaniro gishingiye ku iterambere, kibuza abantu gutera imbere. Yego, cyangwa banahatera, hari abahatera bakarwara. Yego, bakagira undi mwuka wishyuza imyaka. Hari uw'iterambere, hari uw'ingo. Yego, hari n'uw'imyaka. Hari uwishyuza imyaka. Imyaka nk'ibihingwa cyangwa nko kurama. Ni umwuka utera gukenyuka. Kuko basaga bati bari kuri gicaniro bavuga duhe kurama no kuramba, duhe kurama no kuramba. Tugira utya turame. None ntitukibandwa. Nta musaza mu Rwanda, mbibabwire nishize amanga, w'imyaka 85 ni baki, barahara ariko ni baki. Nabo baba bakota kandi abandi imyaka 85 abari muzima. Nibwo baba perezida cyane, nibwo baba senateri, nibo bafite inararibonye. Biden afite imyaka 70 n'ingahe? Inani. Na Trump afite 70 n'indi. Biden afite imyaka 80 andusha imyaka 15. Ni perezida w'igihugu, ni perezida niyagitangira. Ariko twebwe umusaza w'imyaka 80 ugize imanuka mubona abakota. Mwumva dufite ikibazo. Oya, hari igicaniro cyishyuza kurama, kikavuga kiti nturi burame. Burya hari setting y'imyaka buri muryango, kubera igicaniro barasabye babandwa bati duhe kurama no kuramba, duhe gutunga no gutunganira, duhe kubyara no guheka. Ariko mbwira Aposo, hari ubuhamya ufite bw'iwanyu mu rugo iwanyu
namwe igicaniro ngo cyajyaga kibishyuza gukenyuka ntawarenzaga imyaka 55 iwanyu keretse data kandi ikindi cyatumye arama uzabirore nuko yageze akajya mu mahanga agiye kugira akagenda ajya kuri icyo gicaniro igicaniro kiramubura hari igihe cyakubura kirakubura ndetse ntikikubura ndetse uri mu mahanga cyakugira gite ndetse ntibabonye abantu bari mu mahanga ari abakene bagira bagakira ntibabonye se bari abakire mu mahanga bagira bagakena ni igicaniro kigira gite cyishyura cyo cyongeye kikakubona kikongera yamaze iminsi ine kandi yaje atarwaye ageze mu Rwanda amaze iminsi ine igicaniro kiramwishyuza uyu yari yaraburiye hehewe mbega ngo ararama nta numwe gihita kimwica kiramwica iminsi ine yamaze ine gusa mu Rwanda nta nicyo yariye yarambwiye ati ndarwaye arapfa njyana Nyagatare turagaruka ko imyaka 55 mutarenzaga wowe uyirengeje harya uri mu myaka 65 uri 50 umaze kurenza imyaka 10 byagenze bite ko hari ikimana yakubwiye uburyo wacitse icyo gicaniro abantu nabo barebereho kuko hari ikimana igikora igicaniro cyo kurama yego nageze mu myaka 54 mu 2011 yego kiransetinga igicaniro kiba kiguteza urupfu kintega urupfu buriya izi ndwara mbabwire ndi umukristo ndi umugabo ukuze yego ikintu cyitwa indwara yose ni ikintu shatana ashushanya akayita indwara yego murumva neza ndakumva none iyo ndwara ikaza ikakwica cyangwa igahinduka kansa cyangwa igahinduka diabete cyangwa ariko ari shatani wayigize ate wayiteje bakanayisuzuma kwa muganga bakayibona cyane nkuko yaguteza indwara bayisuzuma bakayibona bose bayibura ariko hari nabo basuzuma batenarwa bakayibura kandi arwaye kandi akanapfa cyangwa bakanayibona ariko atari indwara nyakuri ari indwara batejwe n'umubi bigeze mu myaka 54 umugisha kubw'amaraso ya Yesu uyu mugabo tuvuga Kristo niwe mwami nayo ibindi barakubeshya niwe bugingo niwe kurama niwe mahoro niwe mbaraga niwe uhindura ibintu niwe uhindura imyaka iyo uvuye ku gicaniro cy'aba kibigirwa amana ukaza ku gicaniro cy'Uwiteka Yesu uyu mwana w'Imana iyo wamumenye neza kuri ibi bavanga ugahinduka ukaba icyaremwe gishya niyo mpamvu Yesu ukava mu byaha tuzaza kubyiga niki gikuru umuntu muri karande niki gikuru umuntu mu muvumo ariko mu bicaniro kimwe muri ibyo ni uguhinduka ukaba icyaremwe gishya ibya kera bikaba bigize bite birarangiye nibiya bikikuriho kuko ijambo ry'Imana ritubwira ngo ntago mu kibyarwa n'ubushake bw'umubiri cyangwa bw'umugabo cyangwa bw'umugore ahubwo mubyarwa n'Imana ubwayo gere nuko nari narabyawe n'iki nabundi banapfuye mu 55 byagenze bite icyo gihe mu 2011 narwaye hepatite C waragiye kubwiriza ahantu utajya gufatwa nari maze iminsi nsenze Imana yarambwiye abari bireba bazi kwereka icyo ari cyo Imana irambwira ngo ngira ngo yarabirebye imyaka y'iwanyu yageze cyageze iwanyu mama ntagennye nkanjye Mana wagwaye agakiza kiraje kwishyuza irambwira ngo senga imbwira amasengesho mfata ndasenga yabanje kumbwira iminsi 11 n'irangije ivuga 12 irambwira ngo ni ntange urangije amasengesho ya mbere na ya kabiri Imana yakubwira ngo nasanze ya mbere 11 ndangiza 12 irambwira ngo tanga ikintu urabiza abakozi Imana icyo gihe nta n'amafaranga twagira ariko natanze imyenda ntanga n'ibindi ikintu cy'agaciro nari mfite nagitanze cyari imyambaro ndongera ngo ongera utange ndongera ndabikora senga yandi navuze ndongera senga yandi ariko mu 2011 none nasetinzwe gupfa no kuvuga ngo Imana yatangiye kugurishuje no gushaka gukuraho urupfu ikunyuza mu masengesho cyane n'ibitambo ukagira ibyo wikuraho nkabitanga uko nukuri kuko no kubicaniro byakwishyuzaga byishyuzwaga ibitambo cyane so hagombaga kubaho ubwishyu bukuraho ibyo byatanzwe ari kuri wo wubaka igicaniro cy'Imana muri jye no mu rugo rwanjye n'uwari cyane ibyo bitambo mu kingo cyo gutanga niko Bibiri ivuga ngo sandaza igicaniro se yubakiye nde bayari nurangiza utamba igitambo cy'Uwiteka
wubaka igicaniro cy'Uwiteka ugitambereho n'igitambo narabisete byose ndabikora impasezerano ngo hepatite abanzi abo twabonye mu 2011 baranze narabaye umuhondo hepatite C yego ntarya ntanywa ntanavuga ya papa nakoze igiterane burya abandi bagara umugore twize kuganira n'umukobwa namubwira atari kuzi ko ari warabwimbye amata maracurumitse umusatsi je ntabizi kandi niko yica hepatite kunyunya inyonga kuko ntuburyo ntubuvuga nyageze ku rwego nigeze gukora igiterane mu Mutara ndanirwa kuvuga icyumweru cyose abanzi n'ubu ngubu kuri bazambona ahantu witwa Gasinga ku mupastor witwa Seki wa Mirako ngiye nagiye gukora igiterane umuhamagaye nabwo hano mbere ze nubu iyo mbonye aravuga ati Imana yarakugaruye ati umuntu hagara imbere y'abana ati warahagarara gukanirwa kuko nkayivuga se umuntu namutegura igiterane ngo abwirize none ati ahubwo ukavuga ngo ugenda uzanira myenda ufata imyenda yose n'inkweto urabitanga nasigaranye iyo nambaye nzi imyenda uhagaze ku ruhimbi unaniwe kubwiriza simvuga icyumweru cyose pastor Seki ari Gasinga no mupastor wa Mirako Center ubwo imyenda wayitangiye iki nicyo kintu wari ufite cyonyine numvaga umwuka ambwira kutanga nta kintu nashobora ni ukuvuga ngo Imana yashakaga gukuraho inyishu y'ibitambo basogokuru batanga utambira ku gitambo gishya cyane cy'Uwiteka so gutamba ni iki reka nkubwire gutamba hari ubwo abantu babyumva nabi ego kuko abantu muri iki gihe barabikoresha bakanabeshya bakaniba abantu ego none ugasanga byahindutse ubusa ego ariko pastor ikintu cya kizumu ikintu gikizumu ni igitambo umuntu yagita nk'iki mbega akenshi abanyarwanda twanakita ituro yego ariko rikomeye ituro rikomeye utuye Imana ya Aburahamu gusa kugira ngo igukurireho urubanza rwari imbere yawe abantu benshi baravuga ngo Yesu yarangije igitambo cy'icyaha ibyo ndabizi kuko nsome Bibiliya nkaba n'umwigisha wa Bibiliya Yesu yabaye impongano y'icyaha turacyabyara tukibabara abantu baracyapfa turacyabyara tubabara kubera umuvumo wa Adamu na Eva turacyarya tubanje guhinga no kwiyuha icyuya kuko ariko Imana yabwiye Adamu ariko Bibiliya natubwira mu Bibiliya ngo ibitambo bisa bityo nibyo binezeza Imana icyo shaka kukubwira ni ukuvuga ngo wikuyeho imyenda nicyo kintu cy'agaciro natanze ikintu cyo cyose kitwa icy'agaciro mu buzima bwanjye hari n'ikintu nigeze ugitanga unarwaye yari inshuro ya kabiri utanze ubwo umaze kubitanga ndaza ndataha ngaruka inaha i Kigali ndaguma ndaremba komeza urwaye ntiwakira sinakira kandi watambye natambye ariko ngeze aho ngaho numva ndanarembye uraremba gashoberwa ariko sinabikoraga mvuga ngo bikore ku gahato kuko nabikoze just kubera ko ngomba gutanga yego ngeze aho ngaho Imana irambwira ngo sengaho gake kuko sinasengaga sinavugaga sinashoboraga nirwaga mu ntebe nsinziriye abana barabizi barira yego ngira ntya Imana irambwira ngo sengaho gake ndangije irambwira ngo umuntu ntitwayivuzeho umuntu w'iwanyu waramye ninde usibye so Imana irakubaza uri muri ayo masengesho yanyu murembye yego Imana irakubaza ngo ninde muntu w'iwanyu waramye usibye so ninde ntawe ngo nuko rero ngo senga niko umuntu yambwiye ushobora kuba nawe tuvuga ibi ngibi hari icyo uzi ituro rikomeye rituwe ku gicaniro cy'Uwiteka Imana hari icyo byagukoreye umva pastor watubwira nawe ukazabona n'umwanya guhamya rwose jewe urahanbwirije Umutara mbwirije Uganda mbwirije Tanzania mbwirije Burundi mbwirije iki kandi ahenshi iyo nagiriwe imbabazi ndabibigisha ibi kuko nange byarankoreye jewe mfite abana 10 kandi nacyo cyo ni ikindi gicaniro nasenye iwacu tubyara abana babiri umuhanga akaba nka 22 umwana w'umuhanga iwawe akaba w'imyaka wanjye nabyo ni igicaniro cyo kutiga yego hari abantu imiryango yabo itagirangiza ishuri atagirangiza university uko wagira kose ahubwo yagera mu gihe cyo kujya gukora ibizamini akarwara umutwe cyangwa yajya kujya ahantu nzi umuntu wigeze gukora yarangije university hariya i Butare naramwumvise bagiye gukora mbega yakore harya babyita ngo iki ibizamini bya leta ahubwo bagiye kwambara kugurira twetinga ataye
iryo joro arwara umutwe, mu gitondo hari buba pate mbega baguretuwetinga arapfa. Ibyari guretuwetinga barashyingura. Ibirori byo kwambara arangiza kaminuza biba urupfu, kuko ukoze ikosa igicaniro nticyamwemereye. Igicaniro kirakubwira niki gituma wizi wanyu mutiga. Aha, tutarajya ku by'abana banza umbwire. Noneho Imana irakweretse irakwita irakubajije iti ninde muntu iwanyu wigeze urama usibye so? Usibye so ntawe. Ngo senga rero ko yambwiye senga, ndasenga. Haciye igihe nyine nibwo nakubwiraga icyo si nibwo Imana yampaye isezerano ryo ko inyongeje imyaka yo kubaho ndakira. Urangije iryo sezerano Imana irakubwira ngo noneho wowe ngo haye isezerano ryo kurama imyaka. Kuko waravutse bwa kabiri. Yanabwiye umugabo nzamwituriya, yaranyumviye. Amen. Nzamuhakuramo, nzamukiza. Pastor, urwego nari ngezeho umugabo yarambwiye ngo urushinge ni 200 buri cyumweru. Urushinge rwa hepatite C ni 200 buri cyumweru. Cyo gihe tusheme na leta y'u Rwanda yohereje imiti ngo barivuza bagakira. Icyo gihe wowe muri 2018 wagiye kwivuza he? Nagiye Kanombe. Bari niho bampimye i Kanombe. Ariko barambwira ngo urushinge ni 200 kandi ngomba kwitinza inshinge 48. Umuganga wabikubwiye ariko rwose miliyoni 9,600. 9,600. Ariko bakubwiye kwishyura miliyoni 9,600, ariko Imana yakubwiye ngo ndaguhaye kurama, ndagukijije kandi ndagukijije. Ariko indwara igumaho. Hari igihe Imana iguha isezerano, nuvuga ngo isezerano ribanziriza igisubizo cyane, hakabamo agahe hagati yo gusubizwa no gusezeranwa. Igihe cyarageze. Ariko Imana ntibeshya. Aho niho nakubwiye ngo Imana dufite ntibeshya. Icya kabiri Pastor, nta kinanira. Urwego nari ngezeho rwo gupfa. Ibi mbikubwira ndi mukuru, numvaga ndi wo gupfa. Ibyo narotaga ko ari ugupfa. Waje gukira ute? Imana yarambwiye ngo ndagukijije. Nerekwa njyamye ikintu cy'igiko. Hari umukobwa, hari umudamu, ni umucuruzi. Naje nibukije umugabo we ahasengera. Niwe wambwiye ati enda hano mu nzozi. Arambona ngenda hari mu mujyi hari yacuruza garamuye. Ati ngo hano Pastor nkubwire. Ati neretswe ibigabo by'ibijyayanti. Nibyo twavugaga ngo nta ndwara ibaho, habaho umwuka. Ati ibigabo by'ibijyayanti bikuniga bigukura mu mwuka. Ati umuntu arakubona uhita araguhagarika rwose. Ni umukobwa, umugore afite n'umugabo. Ati nabonye ibigabo binini by'ibijyayanti bigukura mu mwuka. Ibyo ngibyo ni byande, ni strong men of the family. Ni wa mwuka ubica, ushinzwe umuryango wo kwica, ushinzwe umurimo wo kwica. Kuko nabasogokuru uko data yambwiraga bicwaga n'ikintu kimeze nk'umutwe. Babyitaga ngo ni gisore, ni ibicurane bisa naho byagono no bigabakanura amaraso mu mazuru. Nicyo cyabicaga. Ibyo gifata umutwe. Kuko nange narwaraga umutwe sindanabubona. Arambwira nese niki? Ati vuba nkubwira. Ati nabonye urwana n'ibigabo by'ibijyayanti. Ati bifite imbaraga bigupfuka ngo biguheze umwuka. Kuko sinahumekaga. Kuko buryo umwijima n'ingi y'umubiri. Nkagira nka moteri y'umubiri. Noneho ati nakangutse utabitsinze nabyo bitaragutsinda. Urugamba rwari rukomeje. Nyuma yaho njya gukira iyo patite. Nereka ndwara n'ikigabo nkiryamanya cy'ikijyayanti kigiye kunanira. Ikijyayanti ni ikintu bimeze nka bya bindi bikubitana hasi. Ijwi rivugira mu ijuru. Sinzi ngo kigiye kunsinda, sinzi umuntu wampaye imbaraga. W'inshuti yanjye ni Yesu. Ndagitsinda. Ijwi rivugira mu ijuru ndyumva ngukijije urupfu rumaze iminsi rukugenda. Haleluya. Nitwizera Yesu sinkabya sinongeraho. Kuva uwo munsi mu 2014 kugeza uyu munsi sinzi indwara mu mubiri. Imana ishimwe. Sinzi kinini. Nsubirayo kwipimisha igihe bapimaga ngo bavure hepatite C. Icyo gihe ari iteye n'ubwoba hanga mu Rwanda. Yego. Nuko bazanye imiti yari igiye kumara abantu. Yego. Neretswe umwijima weze. Abantu ngo bejeje umwijima nkabo nagiye ngurwaye mwejeje. Yego. Nko kurya imyaka yera. Yego. Ako kanya maze kubyirwa ryo ndasenga. Iryo jwi rimbwiye ngo mu 2014 kugeza uyu munsi urongera kurwara. Sinongera kurwara. Umwijima waragiye. Nagiye kwipimisha. Yego. Bakingira hepatite B. Yego.
barambwira bati nta hepatite B ufite nta na hepatite C. Imana ishimwe cyane. Kandi mfite izandiko ndwaye hepatite C. Bukeye nanone njya mu ivuriro nari narwaye ibintu byo gupfuruta za mibe za burya za mibe nazo zibaho. Noneho barambwira bati barampi mu muganga ati mumfata amaraso ashobora kuba hepatite nayo igibitera kupfuruta uka arambwira ati nta hepatite C nta hepatite B mberetse agapapuro umuganga akaza arambwira naze pastor yambwiye ati ariko se muze ati nari ndwaye none se ngo wayikijwe niki ngo wafashe imiti yayo se ntoya ngo sibyo birashoboka. Nyira hepatite C nyikizwa na Yesu kugeza imyaka ingahe sinzi indwara sinzi kinini sinzi umuti ariko mu 2011 na kabiri 5 nagombaga gupfa. Nicyo gihe warupfiriye ariko wakijijwe na Yesu binyuze mu nzira yihe gusenga no gutamba ibitambo ibi mbabwira sinongeraho sinkaga. Imyenda watangaga nicyo kintu cyari gifite agaciro wari ufite kuko nibyo nari narafite byiza. Icyo gicaniro cy'iwanyu usibye gukenyuka cyabuzaga n'abantu kwiga cyabuzaga abana kwiga ariko bumaze kuzuza imyaka 10 irenga ku yabandi bapfiraho cyane. Abana babyaraga babiri hagapfa umwe hagasigara umwe. Ubu ngubu mfite abana 10 mfite n'abuzukuru. Wowe iso yababyaye muri bangahe? Babiri. None hari bangahe? Umwe arapfa hasigara umwe. Data bari babiri umwe arapfa hasigara umwe. Ubu mwana we basogokuru bari babiri umwe arapfa hasigara umwe. Basogokuza bari babiri umwe arapfa. Reka mbabwire bene data ibi bintu tuvuga turaba Kristo bubaha Imana. Tuzi neza yuko abakristo benshi bari kwinubira amakuba bahura nayo kandi barizeye Yesu. Niyo mpamvu Imana yashimye kubamenyesha ibindi bintu biri ku ruhande bishingiye ku bicaniro by'ibigirwamana bituma abantu b'Imana batinjira mu mugisha Imana yavuze. Nitubikuraho ibintu byose bizaba amahoro bizatungana. Abana bawe se bagize aho bariga ko iwanyu mutigaga? N'ubundi barigaga ego ugasanga ntibiga neza nkuko bikwiriye. Wavuze ngo umwana wari umuhanga mu bana bawe 20 bakabuwa 20 yabaguha 20 mu ishuri mu bana nka 30. None mpera ko mbashyira mu masengesho ndabyibuka bari mu bizamini ego wa undi umuhanga azana 3 kuri 25. Mutangiye amasengesho azana 6 kuri 25. Kuko inzira yari iri murumva abana baje kuza kurya ku manywa barashonje. Urabasengera nanjye ngo nabashyize mu masengesho. Kwiyiriza ntikwatumye haboneka igisubizo. Ahubwo barungiye bababaswa. Baratsindwa cyane kurusha. Baratsindwa nubwo bakururukaga bamwe baragendaga bakururuka kumva bari benshi. Imana irambwira ngo aba bana bawe ni bakeneye igitambo. Abari kwikubwira uko. Wari wasenze amasengesho. Hari uwandi ushase gusenga. Ntiyatuma babahanga. Oya nabashyize mu masengesho nkabarambika ibiganza nkabasiga amavuta nibikore. Imana irambwira ngo batangira igitambo. Igitambo hari icyishyuzaga nyine gisimburwe n'ikituriye Uwiteka ma. Kuko igitambo kiruta ikindi kirakimira ariko. Ndagenda nayo ifite ikimasa nahawe n'umudamu rw'imiyaga mu Mutara muri Karuvari. Umudamu usengera muri Karuvari? Yego. Ariko Karuvari ya Reverend Patrick. Ya Reverend Patrick. Abuga afite amashami yongoye mu Mutara. Twagira Yesu. Yego. Uwo mudamu mu Mutara. Ndi hasengera nubarahari. Uwo mudamu cyane yazaduha n'ubuhamya bwawe ko mu icyo kimasa. Ikimasa kiza cy'urugaju ndaza Imana irambwira ntukure usibye itiki gitambira abana muri Revelation Kayonza. Igitambo gitamba mu itorero rya Revelation Kayonza barabizi. Ugitambira abana bawe cyane kugira ngo babe bahanga bige. Ntago nagishyize mu mufuka wanjye ahubwo nagitambiye iki Uwiteka Imana. Ako kanya abana bimutse babonye 37 kuri 42 37 kuri 48 bageze muri segonderi batangira kuba bambere. Abana bawe batangira kuba abambere muri segonderi barangije segonderi ya mbere barangije university kuko umwe warangije university bamuhaye na computer bamuhemba kubera ubwenge. Kugeza ubu umwana wawe numwe mu bantu bahembwe computer arangiza kaminuza kuko ari umuhanga. Batangira kuva mu bana ba nyuma bajya mu bana ba mbere kuko gusenga kwafatanijwe n'igitambo cyane. Nubu ndashaka ibindi bitambo ngo batambire kuko igitambo watamba cyose ntigishobora gukuraho urubanza rw'icyaha. Urubanza rw'icyaha rukurwaho n'igitambo cya Yesu Kristo cyatanzwe rimwe gusa. Niyo mpamvu tubwiriza ubutumwa bwo kwihana ibyaha no kwakira imbabazi no guhinduka. Ariko ibyerekeranye n'ibicaniro twatambyeho tugatanga abana bacu tugatanga iki ibyo ngibyo bifite ukundi bitambirwa. Ari ikintu abantu iteka
tudashaka gukoraho ari abapasitari, abakozi b'Imana, ari batwebwe, ari n'abandi. Ntabwo dushaka kuvuga ngo dutange ku Mana. Nyamara ugasanga umuntu amaze imyaka 70 afite amafaranga ku konti, afite ibintu amaze angahe kuva yabaho, nta nubwo aratanga amafaranga ku cyerekeye icyitwa Imana iyo ari yo yose. Kaba ari Gatolika, ni Gatolika cyangwa ari n'abandi wakumva Imana izamuha ariko ntiye kugira icyo akora. Bwana yibabwira ahubwo bikabagusha kavuga ngo baba basanzwe badahagaze ngo igitambo Yesu yarangije iki. None se kufite ya makuba, ayo makuba kwariho kandi Yesu yarapfuye, kuki mukenyuka? Nanjye hari ibyo ntavuze bibi wacu mu muryango, nanjye mfite icyo ndiyo nkora ngo birangire. Ibi bitambo bona abana twahaye imandwa, abana bacu basinze bakaba bageze ku rwego ruteye n'ubwo, murumva nta kibazo aho ngaho. Ariko kuki abantu batabigerageresha Imana? Wibabwira ahubwo amafaranga bayatanga mu bintu by'intuza, abantu runaka bapfuye, tugura isanduka, tugura iki. Ariko mu Mana uzanarebe, niyo uvuze uti gutanga mu Mana 1/10, hari n'abagikubita, ariko ubu barimo babirwanya nacyo bakakirwanya ngo ya 1/10 ngo ni ikisi. Kandi bakabwira umuntu bati kwa muganga urishura miliyoni 9 akayatanga na 800, bari banciye 600, miliyoni 9,600. Ariko bavuga bati guha Imana nabajura shaba pasiteri barimo baradutekaho imitwe. Twe tuzabikora, ubu byumva zabikora, utabyumva rorere nawe nuwo turi. Ni ukuvuga ngo ibitambo biracyemewe byo gusimbura ibitambo byatanzwe bigirwamana, biremewe mu izina rya Yesu, ariko bikitwa ituro. Jewe nigeze kwigisha mu Mutara, aho nakubwiraga umugore yararwaye ikibyimba mu nda, ndigisha ngira ngo bene wacu bakumva yuko naje kubiba, navuye i Kigali kuza kubatwara amafaranga. Ndabiho umugore atambuka azana igitambo cy'ibihumbi 25, akira ikibyimba cyari kiri mu nda ye, gutyo bahererekanyije. Ariko nahanga mu mujyi wa Kigali abantu benshi baranza. Kubwa twigeze guhora arambwira ati Imana igumugisha nineke, ati wigisha imbaraga z'igitambo mu rusengero nti, ati ntanga amafaranga none ndafite ubukwe mu kwa gatandatu. Yaranacuze rwose ntacyo byara, yararangije, byaratunganye, kandi yari yaratinze gushaka, byari byaranze, yarasenze bikanga. Ariko hari ikintu ucengera kikanga kigashaka igitambo. Reka rero tuvuge ku bicaniro, ubwoko bw'ibicaniro. Urakoze. Igicaniro cya mbere nababwiye, reka tubirangize aka kanya. Yego, tubivire imuzi. Igicaniro cya mbere nkuko nababwiye ni ukudashobora. Hari igicaniro gituruka ku mandwa cyo kudashobora, kigatera umuryango cyangwa umuntu kudashobora. Kudashobora kumva ubuzima bwawe n'ubwo. Niba ari indwara ugomba guhora wirwaye witeza n'ishinge ku manywa na nimugoroba. Niba ari ugutera imbere ukavuga uti ngiye nuko jewe nzacuruza ibintu byoroheje, ariko nanjye mbeho mu mutima wawe ukumva ntushoboye. Wari ahantu hasi naho niba ari voka nzacuruza, ariko niba ari voka nzacuruza ngizo, kandi muri abantu se bagomba. Abantu bose ntibangana, bose ntibaba bakire. Icyo cyitwa kutagira gute, ukaba ari umwuka ugutera gutekereza utyo, umwuka wo kudashobora. Icyo kikaba ari igicaniro cyane. Icya kabiri kugukerereza, narakivuze. Igicaniro gikerereza abantu, cyo kiragukerereza ukazabona ibintu byose ufite imyaka 80, wajya kurongora ufite imyaka 60 cyane, utakibyara, ugiye kwinjira muri pansiyo cyane, ukabyarira umuruho cyane. Abantu benshi ubu ngubu bari cyarabakereje, hashaka ntubyara, ubwo bwagenda bite? Cyaragupangiye, gutinya yuko kinaguterereza no kutumva ibyo ngibyo tuvuga ahangaha. Bakugira inama ntuyite, ubwo ngo ufite ubwenge, cyo kigahora kikugendaho. Ikindi kugusubiza inyuma. Hari igicaniro gisubiza abantu inyuma cyane, ukagenda wagera hari kumva wanaryoshye, wanahinduye n'inshuti. Urumva ubu nageze ku rwego rwiza, mfite amafarasi, nagendana nawe, nagendana n'abandi, nyine hari abandi rwanjye. Wahinduye inshuti bazagaruka hanyuma kikagusubiza inyuma, cyo kigupangira kugusubiza inyuma, kikagwihora kikakureka ugatumbagira. Wagize amazi 5 wabona panze, watangiye maze kikaza kiruka. Ntiwahaye imandwa, ntiwahaye n'Imana, ntiwahaye n'Imana. Nibura ngo Imana ivuga itoke, impagaze kuri iki kintu yakoze iki. Erega buri Abraham guca karande n'icyo, ariko Imana yamusabye umwana we, atamaze gutanga umwana w'igitambo. Biraza ibyo umuhungu yabayemo. Abraham abyara Isaka abyara Yakobo n'andi na Esawu. Burya karande yacikiye kuri Yakobo cyane, niho yarwanye na marayika buracya, yamuvuna n'intuza aracumbagira.
ntabwo ibyo ngibyo ni ibintu biba bihari. None se Imana ntiyavuganaga nabo? Uzi umwuka wishyuza watumye Mose arakara uburakari bwa ntuza bumubuza kugera muri gihugu cy'isezerano bwa wundi watemye bugakomoka kuri Lewi. Watemye inkiki ibitsi kugira ngo yimare umujinya. Urumva neza? Icyo si umwuka wishyuza. Icyo ni igicaniro cyitwa rusubiza nyuma. Reka dusubizeyo, reka dusubireyo. Hari na rusubira nyuma nabikubwiye. Hari no umwuka witwa igicaniro cyitwa rusubira nyuma. Cyo kirakureka ugasubira inyuma. Ugasa naho byatunganye ugahindura inshuti bikongera bikagusubiza hano. Ugahora utangira. Ni umwuka utuma uhora utangira. Ikindi cyangiro. Ni umwuka w'icyangiro. Usanga nta muntu ugukunda ku cyaro. Igice cya 23 marakiye yabaye icyo katagira inshuti. Ko nawe umuvuga neza. Ntawe. Kandi akora neza. Nta n'icyo utakoze. Ntako atagira. Ariko biratubwira ngo nzabasiga amayezi ku maso. Nayo ibitambo nsoma wenda. Ni maraki kabiri. Uze kwasoma. Icyakangahe. Igicaniro cyitwa ubusambanyi. Igicaniro cy'ubusambanyi. Ugasanga umuryango wanyine ubusambanyi busa naho babo baterereje. Abantu bose bafite umubiri ariko mwebwe mugasanga hari ikihariye. Hari ikintu kihariye. Barasambana bagasambana nabo bave bagasambana nabo begereye bagasambana n'abayine wabo babo. Ugasambana uri umupasiteri ugasambana bagasambanya n'amatungo. Cyane. We hari n'abasambana bagasambana n'abakozi b'Imana. Umwuka avuga ubutumwa nk'ubwo mvuga. Bikongera bikamusubiza kuri cya gicaniro. Kuri cya gicaniro cyane. Kiba cyishyuza ariko. Nese ababishaka se atabishaka. Nese ijya kureba adafite n'iki. Umugore wese ntari so umugore ntari ariko agaca ku mugore akajya ku wundi. Akanajya no kumubi kuruta umugore. Akajya no kumukozi. Uri muteke mu masafuriya. Kubera ko kimubwira kitusubira samba nariko. Igitima kikadiha. Akumva nta mari yanabikora kanababara n'iki kinteri. Ariko igicaniro kirishyuza. Ni igicaniro kimufashe. Kandi ushobora kugitsinduka kivaho. Cyane. Ariko wakoze wakimenye. Wabanje kumenya kurwanya. Icyo ni igicaniro. Hari imiryango usambana ugasa naho babatereje gusamba. Atari kuvuga ngo gusamba ugasambana nabo muhuje igitsina ugasambana ukaruka nasambana wa mugani wawe n'amatungo n'abantu benshi bazamanaga n'amatungo. Ugasambana uzimana ugasambana utazimana ugasambana ugafata abangabo ugasambanya ukabyara ukajya kubona umugore wawe akazaniye abana abantu bazanye abana bangahe. Abantu batuye umuntu yarananiranye ukajya kubona ukayoberanya bati niki naho afite ni igicaniro kirishyuza. Ndakubwira ukuri n'abakozi Imana bagasambana kubera sibo hari ikintu kibishyuza. Icyo ni igicaniro. Ikindi ikitwa ubusinzi. Igicaniro cy'ubusinzi. Ugasanga umuryango w'iwanyu gusa ni inzoga gusa. Kuko nubwo ngubwo babaga bakora amaseni yo gusinda bari mu mara. Ugasinda abana bagasinda imiryango igasinda ugasanga bamwe bishwe n'inzoga. Bamwe baranapfuye bishwe n'inzoga yikubise hasi umuvu muca mu mazuru. Wikubise hasi uragira uzina inzoga. Ariko ugasanga iwanyu hari igicaniro cy'ubusinzi gusa. Kiri mu muryango. Nawe wamara gukizwa ukajya wumva ko kagira nyota ugatangira kunywa akantu kasa n'akaguterura mu bwonko. Ukagira nk'akantu kakurakajemo gake. Uti yurutyo ugasomaho. Nza abantu batangiye kujya banywa ibindi byitwa bya kambuca. Yego. Inzoga basigaye bagira ngo ni kambuca kayinywa karuha kamena makana kaswingarara. Kubera siwe ni igicaniro cy'inzoga. Akumva ntiyashobora kuyireka. Abantu bahagurukira ibicaniro. Bahagurukira ibicaniro pastor. Ikindi ndimo ndagira ngo mbisoze. Ikindi sinakubwiye iki cyangiro. Yego. Hari kitwa gukenyuka. Yego. Ugasanga hari umuryango w'iwanyu hari ikintu cyabaye mu Rwanda rwacu. Abantu barapfuye muri 1994 turabizi. Imiryango irazima. Yego. Irazima. Ariko wajya kureba neza uzabinabigenzure hari ubwo byihariye iwanyu. Na nyuma yaho cyangwa na mbere yaho mwarapfaga. Yego. Ugasanga hari umwihariko wo gukenyuka urahari. Ugasanga nta bakuru baba mu muryango. Ikindi kubeshyerwa narakivuze. Yego. Ikindi ni cyitwa impanuka. Yego. Mu miryango. Sanga iwanyu mwishwe n'impanuka mukora impanuka buri kanya. Sanga mwene so wanyu yazize impanuka undi ntiyamwisha ariko yaramumugaje undi yarayikoze nubwo yamukwira iryinyo gusa ukavuga ngo ni ibintu byo gukina. Ibintu by'impanuka bikabiwanyu. Waba uri no kwigaruka kora impanuka. Ukabutarenza umwaka mudafite umuntu w'impanuka. Cyangwa wanyeruka ukikubita ugacika itako. Yego. Ukabura cumbagira. Yego. Icyo ni igicaniro cy'iki? Cy'impanuka.
umwe ajya mu bwami bw'Imana muri paradizo, undi ajya muri gehenomu, ariko bakiri ku isi umwe yabayeho neza undi baho nabi. Birashoboka ko waba umukristo wubaha Imana ariko utakuraho ibicaniro, gusenya ibicaniro by'abakurambere bawe baterekerereho Imana z'ibigirwamana, ukagira amakuba n'ibyago kandi muri we harimo ubugingo, cyangwa mama ukazabona n'ubugingo, ariko ukazabona ubugingo isi yarakubereye, isi yaragushaririye. n'ubundi bajya baririmba ati iyo abantu barimo baremba abantu b'Imana ati sigaye nishakira ibyo mu ijuru, ibyino mu isi birabirambiye. Igitero kiba cyaramufashe ati birabirambiye, ukabona aravuga ati ndafashije. Reka turebe twe kunarambirana, dusozemo. Nagiraga ngo tuze gusoreza ku kintu kivuga ibicaniro babisenya bate, wasubizaho igicaniro cy'Imana uti icyo ngicyo numvaga twakivuga ejo mu gitondo kubera amasaha, bakagenda bakiga kuri ubu bicaniro kirimo no kugumirwa mu miryango, igicaniro cyo kugumirwa. Ikindi ni igicaniro cyo gusenya amago, ugasanga bari ntimuba mu mago kandi ugasanga nta kintu mupfa, mukagenda mupfa ubusa kugera aho muzagira impamvu ifatika, ariko byaratangiye mupfa ubusa. Ugasanga mukuru wawe yaratanye, musaza wawe yaratanye, so wanyu yaratanye, so bakuru yaratanye, cyangwa ugasanga bajya kuremya kugira urugo ngo rubeho bamaze gutana gatatu, urugo rwa kane rwo baremya. Nigeze kuganira n'umudamu ufite porosoro, turagana ati mfite abana babiri, umudamu w'igikundi, none se udafite umugabo? Ati reka da, ati si umugabo wagiye yagiye, ati ariko na data ati natwe ngo sinzi bamureza Gisangani, ati data, ati mama niwe waturize n'ituzi data. Urumva? Reka mbabwire bene data, ibi bintu tuvuga ni ukuri tuzuye. Nimwiyarure, nimureke twiyarure. Birashoboka ko umuntu yakira kandi yari umukene, birashoboka ko umuntu aho urugo rwabo rutajya rugira ingo zihamye ashobora kubaka rugahama, birashoboka ko abantu bakenyukaga bashobora guhindura amateka bakarama, kuko Bibiliya iravuga ngo imvi z'uruyenzi ngo ni ingororano zihabwa abakiranutsi. Kubaha Uwiteka gutera kurama, ariko imyaka y'abanyabyaha izakenereza izatuba. Buriya kurama bituruka ku Mana. Imana yabwiye Salomo iti ubukenda buguhaye ndabakubangiza n'abazagurwa nta uzagira kuri wowe, kandi niba utasabye ndabiguhaye, ibyo usabye ndabiguhaye, guhaye ubwenge, nguhaye n'ubukiri butasabye. Ikindi nuguma kugendera mu ijambo ryawe ukitona amategeko yawe, uzakongera no kurama bituruka ku Mana. Ndagusengera mwene data, nshuti yanjye, wowe niba utarizera Yesu, izere Yesu umwami n'umukiza wawe cyane, watuza akanwa kawe ko rumwana, wizere mu mutima wawe yakupfiriye. Nayo ntego turiho. Icya kabiri, niba usanzwe ukijijwe, subira iwanyu urebe niba mu gakiza kawe ukigenda nk'uko bakurambere bawe bagendaga. Umukristo akwiriye kuba ari umuntu wera. Umuntu wera ni umuntu waretse gukora ibyaha, wahindutse. Niba ukora ibyaha kubera igicaniro, nicyo tubereye aha kukubwira uko usandaza igicaniro cy'abakurambere bawe, warangiza ukizira mu mugisha no mu gukiranuka kuva ku Mana. Reka irindi jambo rivuga ngo nta wundi agakiza kabonerwa ni umugabo, kuko nta rindi zina, ni umugabo witwa, nta rindi zina munsi y'ijuru twahawe ngo nanjye ngo ruba runaka. Nta wundi zina, nta rindi zina ryahawe abantu usibye iry'umugabo umwe ryahawe abantu bagomba gukizwa, ni irya Yesu gusa cyonyine. Umuntu umwe wenyine, si Ryangombe, si Biheko, si Nyabingi. Abo bose tuvuze, umugabo Yesu Kristo, abo bose tuvuze ntabwo bica kuri Mariya, nabo bari munsi y'ubutware bw'uwo Yesu. Ntabwo bica kuri Mariya. Oya, ntabwo Yesu Mariya ntitwamuhawe. Oya, si Muhammad, ntabwo ari we, si Buda, si Jehova, si iki ni izina. Uryanze uryemera niyo dukiza. Jehova wenda kuko ari Imana. Winjira muri ati nijye rembo ry'Imana. Burya amarembo ni menshi. Hari irembo ry'Ubunyarwanda, turabanyarwanda. Hari irembo ry'Ubusinga, hari irembo ry'Ubunyiginya, hari irembo ry'Ubushaka. Ni irembo ariko Yesu yavuga ati hari irindi rembo ariko rimwe nijye rembo. Aho binjirira bagakira,
bakahuka bagasohoka bakaninjira bakidegembya bakabona ubuntu. uwo ni Yesu. Haleluya. uwo ni Yesu. Ubwo niwe namenye. Haleluya. Na karindwi ushigaje iminsi mike gapfa. Niba waramenye Yesu ukaba warakijijwe ku byaha ariko ukaba ukigendera mu byaha, igicaniro cya Nyabingi, igicaniro cy'abarangi, igicaniro cy'Imana y'irarire, ikindi gicaniro cya Binego kiracyagufiteho ububasha. Iyo umuntu akoze ibyaha agarura amasezerano y'Imana, Satani aramurega ariko aravuga ati okay, ati ataracyatukana nka nyirasenge, atarakiba na sekuru. Ni ukuvuga ngo iyo abantu bakijijwe bakamara amaza aracyasabana na sekuruza, igicaniro kikaza kikishyuza yishyura. Ni ukuvuga ngo gukizwa ni ukumara amaza cyane, ni ukugira imbo. niko tubwira ejo nzababwira mu gitondo, ndababwira uko umuntu ava mu muvumo akava mu gicaniro akaba mu muzima. Haleluya. Kristo Yesu birasho. Uko umuntu ava mu gicaniro muri Kristo Yesu akava mu muvumo akinjira mu mugisha cyane w'Imana. Mwana wa Mungu. Urakoze cyane. Amen.